Muvandimwe muri Kristo Yesu, twongeye guhurira kuri iyi platform Mucyo w'Isabato. Nongeye kukuramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nejejwe nanone yuko tubonye umwanya mwiza, umwanya wo gukomeza urugendo rwacu twatangiye, rwa rugendo twahaye insanganyamatsiko ivuga ngo ukuri kw'iki gihe mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel. Rya jambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi ijuru riratubwira ko tuzatugize neza nituryitaho, kuko rizatubera nk'itabaza rimuri kacu z'umwijima, rigakesha ijoro kugeza aho inyenyeri yo mu ruturuturu Yesu Kristo azigarurira imitima yacu. Ndashima Imana cyane ko akomeje kutubana kugeza n'uyu munsi. Tugeze ndetse mu cyumweru cya nyuma gisoza, turi gusuzuma ibintu bikomeye. Turi no mu iyerekwa rya nyuma rero Daniel yagize mu gihe cye, cyarinde yagiriye ku nkombe z'uruzi rwa Hiddekel. Ejo twatangiye igice cya 11, igice gikomeye cyane ariko kandi cy'ingenzi cyane. Nshimira Imana yuko ibyo yasezeranye byose bizasohora. Twabonye uko byagiye bigenda ndetse bitangaje cyane mu gice cya 11 twatangiye gusuzuma, kandi niko byageze no mu bice byabanje, bikatwibutsa amasezerano akomeye cyane y'Imana yasezeranye binyuje mu muhanuzi Habakuki. Imana irandikisha iti, andika ibyerekanwe ubigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisomye abyihutire, kuko ibyerekanwe bifite igihe byategekewe ntabwo bizatinda kandi ntabwo bizabeshya. Naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntabwo bizahera. Ni amagambo ari muri Habakuki igice cya 2 umurongo wa 2 ndetse n'umurongo wa 3. Ejo rero twakoranye ikiganiro cyangwa se icyigisho gishingiye ku bice 20, ku mirongo 20 ibanza y'igice cya 11. Imirongo yatweretse iby'ubwami bwa Medi n'Abaperesi bwaje gusimburwa n'ubwami bw'Abagiriki, busimburwa kandi n'ubwami bw'Abaroma, mu mirongo mikeya cyane ariko ifite amakuru menshi cyane ndetse aruta ayo twagiye tubona mu gice cya 2 cyatubwiye iby'igishushanyo Nebukadinezari yarose. Igice cya 7 kivuga iby'inyamaswa enye zidasangiye ubwoko Daniel yabonye, n'igice cya 8 cyatubwiye iby'amatungo 2, isekurume y'ihene n'imfizi y'intama Daniel yabonye muri icyo gice cya 8. Ibyo byose twarabisuzumye twitonze, tubona ukuntu byagiye bisohora uko ijuru ryabivuze, kandi igice cya 11 cyaduhayemo ibintu bikomeye cyane bigaragara cyane mu mateka. Rero reka ntatinze, kubera ko ibi byigisho biri gusaba ko tubyiga twimbitse kandi bigasaba igihe kirekire, ne gutinda mvuga ibyo twabonye ejo. Turacyafite video yatambutse, ushobora kwisubiramo mu buryo bukoroheye. Reka dutere indi ntambwe twinjire mu gice cya 11 n'ubundi imirongo ikurikiraho. Uyu munsi tugiye kugerageza gufata imirongo 9, guhera ku murongo wa 21 kugeza ku murongo wa 29. Niyo tugiye kuganira muri aka kanya. Nayo ni imirongo ikomeye ariko niyo tugiye kuganira muri aka kanya. Mbere yuko dutangira, reka twicishe bugufi imbere y'Imana maze dusenge. Data mwiza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wakomeje kutubana n'uyu munsi, ukaba ugiye kubana natwe mu cyigisho tugiye kwiga cyerekeranye n'iby'ihembe rito ryavuzwe muri Daniel igice cya 7 ndetse igice cya 8, bikaba bijwe kugarukwaho muri iyi mirongo tugiye kwiga. Ubane natwe kugira ngo dusobanukirwe n'ibi byanditswe, dusobanukirwe n'ibihe uko byagiye bikurikirana, kandi biturememo icyizere cyo kwiringira ko n'ibizaza bizaza. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo niho nsenze, amen. Nshuti yanjye, umugabane tugezeho ni umugabane uri butwinjize mu gihe kiri hagati y'amaguru y'ibyumba n'amano mu gice cya 2, inyamaswa ya 4 n'ihembe rito mu gice cya 7, ndetse no hagati y'abanyabyaha n'umwami w'umunyamwaga twabonye muri Daniel igice cya 8. Ariko uyu mugabane tugezemo, by'umwihariko ino mirongo tugiye gusuzuma nonaha, guhera ku murongo wa 20 kugeza ndetse ku murongo wa 30, ni umugabane utangwaho ubusobanuro bwinshi, ariko bubiri muri bwo nibwo bwagaragaje ko bukurikiza aya mategeko twabonye. Bamwe babona ino mirongo guhera ku murongo wa 20 kugeza wa 30 nkikomeje kwerekeza kuri Roma pagani twatangiye ejo, tuyitangiriye ku murongo wa 16, ariko abandi babona ino mirongo nk'ihita yahuranya kuri Roma Kirisito y'ubupapa ariyo yajyanyijwe n'ihembe rito twabonye muri Daniel igice cya 7 ndetse igice cya 8. Zino mpande zombi zigerageza gushingira kuri rya hame twakomeje kubona,
kandi ubwo bimeze bityo bikaba bifite ibimenyetso bibasha gushingirwaho, ndasaba Imana cyane kugira ngo njye nawe tugire uruhare rwo guhuguka cyane no kwiga ngo tubashe gusobanukirwa n'ibi byanditswe. N'ubundi ya mahame abiri twashinze ejo yo kugendaho niyo tugomba gukomeza kwitaho. Irya mbere ni uko iyerekwa ritangirana n'umwami Kuro rikanajyana no kugaruka kwa Kristo ubwo abakiranutsi bazaba barokotse banditswe mu gitabo cy'ubugingo. Irya kabiri kandi ni uko mu nyandiko y'iri yerekwa ubwayo habonekamo interuro zahuranya ku bintu byabaye mu mateka bidufasha guhuza neza n'ubu buhanuzi. Mbere y'uko tujya mu busesenguzi, reka nsome aya magambo tugiye kuganira muri aka kanya icyarimwe. Ndasoma Danieli igice cya 11 umurongo 21 ndageza ku murongo wa 29. Bukeye mu cyimbo cye hazahaguruka umuntu w'insuzugurwa adahawe icyubahiro cy'ubwami, ariko azaza mu gihe cyo kwirara azihesha igihugu kwihakirizwa kwe. Ingabo zizatemba imbere ye nk'umwuzure zimanagurike, ndetse n'umutware w'isezerano nawe nuko. Kandi nibamara gusezerana nawe azamuriganya, kuko azaza yihinduye umunyambaraga nubwo azaba afite abantu bake. Mu minsi yo kwirara azatera ahantu harumbuka hose ho mu gihugu, akora ibyo basekuru na basekuruza batigeze gukora, agabanya abantu b'imicuzo n'iminyago n'ubutunzi, ndetse azamara igihe gito yigira inama yo gutera ibihome byaho bikomeye. Maze namara kwiyungura amaboko n'ubushitsi bw'amanga, azatera umwami w'ikusi atabananye n'ingabo nyinshi. Nuko umwami w'ikusi azarwana intambara afite ingabo nyinshi zikomeye cyane, ariko ntazashikama kuko bazamugambanira. Ndetse abazaba batunzwe nawe nibo bazamurimbura. Ingabo ze zizangara kandi abenshi muri bo bazicwa. Abo bami bombi imitima yabo izaba yo gukora ibyaha, bazajya babeshyana bari ku meza amwe, ariko imigambi yabo ntizuzura, kuko imperuka izaza mu gihe cyategetswe. Nyuma azasubirana mu gihugu cye ubutunzi bwinshi, kandi umutima we uzaba wanganye n'isezerano ryera. Azahakorera nk'uko yishakiye maze asubire mu gihugu cye. Nuko mu minsi yategetswe azasubira gutera ikusi, ariko muri iyo ntambara yo hanyuma ntibizamera nk'ubwa mbere. Murongo wa 30, nubwo tutari bubwinjiremo, kuko inkuge z'ikitimu zizamutera zikamurwanya, bizatuma agira ubwoba, asubire yarakariye isezerano ryera, kandi azakora uko yishakiye. Ayo niyo magambo tugiye kuganira muri aka kanya. Navuze ngo bamwe bajya batekereza yuko aya magambo n'ubundi akomeza tubwira ibya Roma pagani. Ariko nubwo Roma ivugwaho byinshi mu gice cya 2 cy'amaguru y'ibyuma n'inyamaswa ya 4 muri gice cya 7, Gaburiyeli ntabwo yayitinzeho cyane mu gice cya 8. Twarabibonye yuko igihe amaze kuvuga iby'amahembe ane yahise ajya ku ihembe ritoya, byumvikane ko ari igihe kitatinzweho. Mu gihe rero Gaburiyeli yatubwiraga abayobozi babiri muri iki gice ku murongo wa 16 kugeza kwa 8, birumvikana kwitega ko noneho ari butubwire byinshi birusheho byerekeranye n'ikintu gisamaje mu buhanuzi bwa Danieli, ari cyo hembe ritoya ryo muri Danieli igice cya 7 ndetse n'igice cya 8. Niwe mwami kandi w'umunyamwaga nk'uko marayika bisobanuye mu gice cya 8. Nibwira yuko kandi nemera mfatanije n'abavuga yuko aya magambo tugiye kwiga ahita yahuranya kuri uwo mwami w'umunyamwaga ari we hembe rito ryavuzwe muri bya bice byombi. Ntabwo marayika n'ubundi ari butinde kuri Roma pagani nk'uko bitabaye muri Danieli igice cya 8. Dusubiye inyuma gato muri Danieli igice cya 2, tubona ko umutwe, igituza n'amaboko, inda n'ibibero ndetse n'amaguru byose hamwe byatangiranye n'ubutware bwa Babuloni muri 305, maze birangirana na Roma pagani muri 476. Ni igihe kingana n'imyaka 1081 gusa. Nyamara ibyerekeranye n'ibirenge n'amano by'ibyuma bivanze n'ibumba byatangiye nyuma ya Roma byo bimaze imyaka irenga 1500, kandi nanubu birakiyongera kuko tugitegereje gusora ku buhanuzi bwerekeranye n'ibuye ritarimbuwe n'umwana w'umuntu ryaje rikamenagura cya gishushanyo. Urumva ko ubuhanuzi buvuga ibya ya mabuye yandi imyaka bwamaze ni migufi cyane tugeranije n'ubuhanuzi buvuga iby'ihembe rito bumaze kumara imyaka igera mu 1500 irenga, kandi bwa bundi bwo bwaramaze imyaka ingahe 1081 gusa. Nubwo twakwifashisha rero ingingo gusa, twakwitega ko Gaburiyeli
Yagombaga kwibanda ku butware buzategeka kugeza ubwo ibuye rizikubita ku birenge by'ibyuma bivanze n'ibumba byavuzwe muri Daniel igice cya 2. Tubasha kwitega rwose ko atinda ku gihe ubwami n'ubutware n'icyubahiro cy'ubwami bwose buri munsi y'ijuru bizahabwa ubwoko bw'abera bwisumba byose, igihe Roma y'ubupapa izavunagurika ntawe uyikozeho. Nicyo gituma niringira yuko aya magambo tugiye gusoma ashingira cyangwa se asobanura ibyo kugwa cyangwa se ibyo kwaduka kwa Roma y'ubupapa ariyo yajyanjwe n'ihembe rito tubona muri Daniel igice cya 7 ndetse n'igice cya 8. Reka twinjire mu buhanuzi nyirizina duhereye kuri wa murongo wa 21 nahereyeho nsoma. Murongo wa 21 uratubwira ngo bukiye mu cyimbo cye hazahaguruka umuntu w'insuzugurwa. Umurongo kuri aka kajambo umuntu w'insuzugurwa, bukiye mu cyimbo cye hazahaguruka umuntu w'insuzugurwa adahawe icyubahiro cy'ubwami, ariko azaza mu gihe cyo kwirara azihesha igihugu kwihakirizwa kwe. Harimo amagambo 3 y'ingenzi dukwiye kwita: umuntu w'insuzugurwa, kwirara, kwihakirizwa. Nkunda amagambo ya Melvin Maxwell twakomeje kwifashisha ubusobanuro atanga kuri ubuhanuzi bw'igice cya 11 cya Daniel, kandi ntabwo ari iki gice gusa ahubwo no mu bindi bice twaramwifashishije. Ahamya yuko umuntu w'insuzugurwa wagombaga kuzamuka mu cyimbo cya Augusto, wa wundi twabonye muri Daniel igice cya 11 mu murongo wa 16 kugeza wa 20, nta wundi muntu w'insuzugurwa wagombaga kuzamuka nyuma ye utari ubupapa. We yise medieval pope, bwa bupapa bwazamutse muri epoque medievale. Bivuze ko Gabriel yahise arenga imyaka irenga 500 yose uhereye igihe cya Augusto. Nyamara ubu busobanuro buhuje neza n'izamuka ry'agahembe gato. Mbese ntabwo byumva yuko harimo ikintu cyitwa gusuzugurika. Tubyumve neza ko ari agahembe gato, mu yandi magambo ni agahembe gasuzuguritse ukagereranije n'ayandi. Aka gahembe gato rero kandi urebye kameze mu mahoro rwose, kuko intwaro yako yari yo kuvuga gusa ndetse n'amaso yitegereza kurusha ayandi, nkuko twabonye muri Daniel igice cya 20, kandi kazamuka mu mahoro, mu yandi magambo mu gihe cyo kwirara. Kandi ijambo ryatubwiye muri Daniel igice cya 8:20 ko muri icyo gihe cy'amahoro azarimbura benshi bitangaje. Amateka yavuze abasimbuye Augusto, kubera yuko bamwe bibwira yuko uyu muntu w'insuzugurwa yaba ari Tiberio, Kaisari Tiberio, ariko ntabwo ari uko twe tubibona, kubera ko amateka hari icyo yamuhamijeho. Iki gitabo cyitwa World Book volume yacu ya 19 bavuze amagambo akomeye, baravuga ngo Tiberio yari umuyobozi uboneye rwose, yagenzuraga yitonze ibyo gukusanya imisoro kandi akamenya kuyihuza n'ingengo y'imari. Yari yaratoranije abaguverineri bashoboye bo gutegeka intara z'ubwami bwa Roma, kandi yakomeje umubano mwiza n'ubwami bw'abaturanyi bwa Persia na Armenia. Yari umugabo rero ugaragara, ntabwo twamuhuza n'umuntu w'insuzugurwa. Ariko igihe dufashe iby'uyu muntu w'insuzugurwa twamuhuza n'agahembe gato gasuzuguritse, tukabona ko yaje mu gihe cyo kwirara, mu gihe cy'amahoro, byose biragenda bigahuza neza n'ibyavuzwe ku ihembe rito muri Daniel igice cya 7 ndetse na Daniel igice cya 8. Umurongo wa 22 urakomeza kuduha andi makuru. Ingabo zizatemba imbere ye nk'umwuzure zimenagurike, ndetse n'umutware w'isezerano nawe nuko. Ibise byo bisasobanura ikizi ingabo zatembaga imbere y'uyu muntu w'insuzugurwa, yuko kuzamuka kw'ihembe rito nabanze guha umwami w'insuzugurwa icyubahiro. Dushobora gusubirayo tukareba, tugahuza ya mahembe 3 yarandutse ku bwa kagahembe gato, kuko ariko kanesheje abami 3 twaribonye muri Daniel igice cya 7 mu buryo bw'umwari ku murongo wa 24 ndetse n'umurongo wa 8. Ndetse twaje guhuza n'akarengane kuba nambye kukuri kw'ijambo ry'Imana. Ibyo byose dushaka kubihuza nuko ingabo zatembye imbere ye. Abo rero ni ingero zumvikana z'ingabo zamenagurikiye imbere y'umuntu w'insuzugurwa, umutware uhuje neza n'ubutware bw'ihembe rito twakomeje gusuzuma. Ibihe by'umwijima byabayemo kumenagura ingabo z'abera, niko ijambo ry'Imana rizatubwira mu mirongo izakurikiraho. Abantu b'Imana bararenganwa cyane, ariko kandi nanone dutekereje na bantu na banyamusozi b'abaherura, abavandari n'abastrogote, ntabwo twabura kubona yuko ingabo zamenagurikiye imbere ye rwose, ndetse mu buryo butangaje. Ariko ntabwo ari ingabo zamenagurikiye imbere ye gusa, ahubwo n'umutware w'isezerano nawe nuko. Uyu mutware w'isezerano yaravuzwe muri Daniel igice cya 9 umurongo wa 25 kugeza 27, aho azasezerana isezerano na benshi, ndetse nawe umugabo w'ingabo wo muri Daniel igice cya 8 umurongo wa 11 ari we Yesu Kristo.
None se niba umuntu w'isuzugurwa tuvuze yuko ari Roma y'ubupapa, ari urupapa, ni gute kandi yamenagura Yesu? Nabyo bishobora guteza urujijo dukurikije ubundi busobanuro bwatanzwe yuko uyu nguyu yaba ari Kristo igihe yabambwaga ku musaraba i Karuvari, abambwe n'ingabo z'Abaroma, Roma ya gipagani, Roma y'abakayisari. Ni gute twabitandukanya? Bisobanurwa neza twongeye kureba uburyo kagahembe gato kasenye ubuturo bwa Daniel igice cya 8 umurongo wa 11. Bivuze ko uyu mwuzure uvugwa tumaze kubwirwa ku murongo wa 22 nguki ingabo zizatemba imbere ye nk'umwuzure zimenagurika. Umwuzure uvugwa se niki? Uyu mwuzure uvugwa ntabwo ari ingabo z'Abaroma zasenye Yerusalemu nk'uko bisobanurwa na bamwe, ahubwo ni umwuzure w'inyigisho zipfuye zaturukaga muri ka kanwa k'ihembe rito ryavugaga ibikomeye byo kugomera isumba byose no guhagurukira kurwanya umwami w'abami. Nguko uko umutware w'isezerano nawe yakuweho, twabonye mu bijyanye n'igitambo cy'Ukaristiya uko bababarira ibyaha, maze iby'umutware w'isezerano akurwaho rwose muri ubwo buryo. Murongo wa 23 ndi kwihuta cyane, ariko ndagira ngo amakuru meza yuko nanditse igitabo ushobora gusomamo aya magambo witonze kandi usubiyemo. Ndifuza ko n'ubundi mwuka wera ushobora gutwigisha aya magambo, niyo mpamvu ndi kwihuta kubera igihe. Murongo wa 23, kandi bamara gusezerana nawe azamuriganya, kuko azaza yihinduye umunyambaraga nubwo azaba afite abantu bake. Nibamara gusezerana nawe azamuriganya, kuko azaza yihinduye umunyambaraga nubwo azaba afite abantu bangana iki? Abantu bake. None hajemwo ibintu bigendanye n'amasezerano. Amasezerano se y'abantu bayo. Wibuke yuko tugeze ku murongo wa 16 twaje guhura n'ikintu cyitwa, umurongo wa 16 se n'umurongo wa 5 ahubwo twaje guhura n'ikintu cyitwa intambara ziri hagati y'umwami w'ikusi n'umwami w'iki? W'ikasikazi. Aya masezerano Gabriel atubwira rero wahura neza n'imikorere y'uyu muntu w'isuzugurwa wari ushoboye kuba igihanganye rwose nubwo afite abantu bakeya. Imvugo imenyerewe ku bigendanye n'imikorere ye yo kugirana amasezerano ni imvugo yitwa concordat. Iyi concordat ijambo rivuga amasezerano hagati y'ubupapa na za guverinoma z'ibihugu ku byerekeye imikorere y'idini. Iyo concordat irazwi cyane, ushatse wajya muri Wikipedia ukandikamo ijambo concordat urasobanukirwa icyari cyo. Uko ibihe byagiye bisimburana mu mateka, umuntu w'isuzugurwa yagiye agirana kenshi ayo masezerano n'ibihugu kugira ngo agere ku nyungu ze, kandi bimufasha gucengera rwose no gukoresha ubutware n'ubukungu bw'ibihugu kugira ngo agere ku kuganza no gukiza cyangwa se gukuza amajyambere ye mu buryo butangaje. Naho wahera muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda uratangara cyane. Ese wari ubizi yuko igihugu cy'ubupapa Vatican ariyo leta ntoya ku isi? Ni leta ifite kilometero kare 0.44. Buryo u Rwanda narwo rubarirwa mu bihugu bitoya, ariko dufite kilometero kare 26,338. Ariko Vatican yo ni 0.44. Nta na kimwe cya kabiri cya kilometero kare bafite. Nyamara n'uwitegereza neza urasanga nta urusha ibikingi Vatican kuri iyi si. Buri ubupapa nibwo bukize cyane. Uhereye hano mu Rwanda dutuye, uzabaza amateka cyangwa ugende igihugu ugenzure neza, urasanga ubutaka buri ahantu heza cyane mu Rwanda ruga Kiliziya Gatolika y'i Roma. Nyamara usubiye mu ntangiriro z'amateka y'iri torero ritoya, urasanga bari abantu b'insuzugurwa cyane, barenganizwaga kwizera Kristo Yesu, ndetse biberaga mu mavumo no mu bihanamanga, kuko n'isi ntabwo bari bakwiriye ko bayibamo, bari mu karengane kadasanzwe kavuzwe mu Byahishuwe igice cya 2. Ariko sibwo baje guhabwa umudendezo se igihe bahabwaga n'umwami Constantine, maze umukuru w'itorero akoheshwa ibiguzi nk'Abaramu, akaza guhinduka ubukombe n'uwo kubahwa na bose, agatangiza urugamba noneho rwo kurwanya umwami w'abami nk'uko twabibonye muri Daniel igice cya 8 umurongo wa 25. Nuko byagiye bizamuka, biratangaje cyane. Amagambo yavuzwe ku byerekeranye n'uku kuzamuka kwe bihunyuze muri aya masezerano. Umwanditsi w'igitabo cyitwa History of Protestantism, amateka y'uprotestani cyangwa se y'ubugorozi, mu gice cya mbere witwa Willy yanditse amagambo akomeye cyane avuga ngo ubukire, guhaka no kwemerwa byakomeje gutegereza umukuru w'itorero ry'i Roma.
umwami w'abami yamusuzanyaga icyubahiro nk'uramutsa se. Amatorero yo hanze yamufataga nk'umucamanza wayo wo kubakemurira amakimbirane. Abahakanyi nabo rimwe na rimwe bamwikubitaga imbere mu rusengero. Ababaga bafite imitwaro ibaremereye bazaga kumushakaho uburuhukiro, cyangwa se bakiyemeza gukurikiza amabwiriza ye. Kandi ntabwo ari igitunguranye kwishyira hejuru n'imigambi ye byakomeje gukura, kugeza ubwo wa umusaza w'i Roma, umupasitoro w'intoko y'abizera yoroheje, yakujije intebe ye isumba iz'abandi bose. Arakomeza arenga abakurambere kugeza ubwo yireshyeshya n'Imana, ndetse arenga n'umurage wa Kristo. Uyu nguyu ni wa musaza w'i Roma, wa wundi wari ushinzwe itorero riri kurenganirizwa kwizera. Ariko igihe Constantine yari amaze kubazamura nuko byagenze, none aravuga ati reka intebe yanjye nyikuze isumba iz'abandi zose. Undi mugabo witwa Dobinye nawe yanditse amateka y'ubugorozi mu kinyejana cya 16 yaranditse ngo gusingizwa no guhaka, kunamirwa icyubahiro kirenze no kugishwa inama kw'ayandi matorero byahindutse mu maso ye no mu biganza bye amazina y'icyubahiro n'inyandiko zihamya ubutware bwe. Uyu yari umuntu usanzwe wicajwe ku ntebe, ariko icyubahiro cy'ubwami cyaramusindishije, maze ubwonko bwe bugwikinya kugeza ubwo yumva yasumba n'Imana umuremyi. Nguko uko yazamutse, nguko agiye agirana amasezerano, arazamuka rwose ahinduka umunyambaraga. Nubwo yari afite abantu bake, nubwo yazamukiye muri uko nta butware yari afite, n'ubu ngubu tubona afite ka Vatikani gatoya 0.44. Turaza kubibona cyangwa tuzabibona ejo uko nabwo yigeze kugira ibibazo arakamburwa, ariko baza kukamusubiza. Ariko n'ubukombe aratangaje cyane, amateka arabizi, arabihamya, kandi n'ubu turabona bigenda bizamuka. Tuzakomeza kubireba kuko iyi minsi 2 tugiye kubyitaho cyane dusuzuma ino ngingo y'ihembe rito mu mikorere yaryo muri iki gihe. Umurongo wa 24 se uratubwira iki? Umurongo wa 24 nawo dufitiye amakuru atangaje. 24 haravuga ngo mu minsi yo kwirara azatera ahantu harumbuka hose ho mu gihugu, akora ibyo basekuruza batigeze gukora, agabanya abantu b'imicuzo n'iminyago n'ubutunzi, ndetse azamara igihe gito yigiriye inama yo gutera ibihome byaho bikomeye. Magambo tuvusanga mu ntambara ikomeye y'Icyongereza ku ipaji ya 49. Mwanditsi Ellen G. White yaranditse ngo buhoro buhoro, bwa mbere mu gucakura no gutuza, maze nyuma kerura, amaze kuronka intekerezo z'abantu, ikibi kirinjira maze gishyirwa imbere mu kurwanya Imana. Nuko byagenze rero mu minsi yo kwirera ngo azatera ahantu harumbuka hose ho mu gihugu, akora ibyo basekuruza batigeze gukora, agabanya abantu be imicuzo n'iminyago n'ubutunzi, ndetse azamara igihe gito yigiriye inama yo gutera ibihome byaho bikomeye. Byaje buhoro buhoro, bwa mbere akoresha ugucakura no gutuza, ariko nyuma akerura, none amaze kuronka intekerezo z'abantu, ikibi kiragenda kirinjira maze gishyirwa imbere mu kurwanya Imana. Mu gihe ubundi yagasubijwe inyuma nuko afite abantu bake, kuko isomo ritubwiye ko afite abantu bake ku murongo 23, ariko imbaraga ze zizasagamba kuko azabasha kugera ku byo abandi bose bamubanjije batigeze bageraho, basekuru na basekuruza. Gabriel avuga abamubanjirije akoresha ijambo basekuru cyangwa se basekuruza, babandi baje mbere aribo maguru y'ibyuma, inda n'ibibero by'umuringa, igituza n'amaboko by'ifeza, ndetse na wa mutwe w'izabu tubona mu gice cya 2. Rero uyu muntu w'isusugurwa we yaragiye yigarurira ibihome bikomeye, agira ubutunzi bwinshi n'icyubahiro byamubashije kugera ku migambi, nubwo batigeze bikanga ubugome bw'intwaro ze, kuko yabonekaga nk'uworoheje nyine. Baterwaga ubwoba n'amagambo yasohokaga mu kanwa ke. Yari afite akanwa kavuga ibikomeye. Basigaraga bizera ko afite ubutware bwo guca no kuvuma, icyo bise excommunication. Iri jambo excommunication rirakomeye cyane mu mateka ya Roma y'ubupapa. Bizeraga ko ashobora kubaca mu ijuru maze bakajya mu muriro utazima, aho bazakomeza kubabarizwa iteka ryose. Impamvu yuko guhinda umushyitsi nta handi yakomotse uretse gusa kuko batari bazi Bibiliya kugira ngo ibafashe gusobanukirwa n'ibyerekeranye n'ayo mahame yuko ihame ry'umuriro utazima ritabaho. Mbega ikinyoma cya purigatori, n'ubu kiracyayoboye abantu benshi. Ariko muri icyo gihe cy'umwijima ho, igihe yazamukaga mu gucakura no kuvuga amagambo ateye ubwoba, amagambo yarayoboje isi kugira ngo isi mwubamire, byo byari biteye ubwoba cyane. Reka nguhe urugero rutoya rwanditswe mu gitabo Intambara Ikomeye ku ipaji ya 74. Wumva ukuntu byari bimeze. Baranditse ngo muri icyo gihe iyo gucirwaho iteka nk'iryo igihe cyo baranditse bati
Muri icyo gihe iyo ugucirwaho iteka nk'iryo igihe cyose kwabagaho byagombaga kumenyeshwa hose. Imihango yabiherekezaga yabaga igendereye gutera ubwoba abantu barebaga papa nk'uhagarariye Imana ku isi, kandi akaba afite imfunguzo z'ijuru n'iz'ikuzimu, ndetse afite n'ubushobozi bwo guca amateka yo ku isi kimwe n'ay'iby'umwuka. Nuko papa yari yarababeshye kandi barabyemera rwose. Abantu bizeraga ko inzugi zo mu ijuru zari zikinzwe ku karere kaciwe na papa, kandi ko kugeza igihe papa azabishakira maze agakuraho icyo gihano, abantu bapfa muri ako karere badashobora kwakirwa mu munezero w'ijuru. Kubwo kwerekana ikimenyetso cy'uwo muvumo ukabije, imirimo yose y'idini muri Prague yarahagaritswe, insengero zirakingwa, imihango y'ubukwe igakorerwa mu gikari cy'urusengero. Babuzanije guhamba bapfuye mu irimbi ryabiteganirijwe, ahubwo bagahambwa mu migende cyangwa mu mirima, nta mihango yo kubashyingura ikozwe. Nguko uko Roma yagerageje kwigarura intekerezo z'abantu ikoresheje ingamba zikora ku ntekerezo, akanwa kavuga ikomeye, bakavuma excommunication. Igihe ubugorozi bwari buzamutse i Prague nuko byagenze mu gihe cya Jerome, nuko byagenze, maze habaho ishyano rikomeye cyane, maze abantu bagahagurukira abenda kuzana ubugorozi mu bantu, kubera yuko wa muntu yabateye ubwoba cyane. Bumvaga kubaho kwabo k'ejo hazaza kuri maboko y'ubupapa, biri mu burenganzira bwo kuvuma no guca no gucibwa mu ijuru, ndetse n'ikime ntikibashe kumanukira iyo si papa yavumye. Mu gihe rero ubwami bwa Babuloni, ubwami bwa Medina na Peresi, ubwami bw'Abagiriki ndetse na Roma y'ubupagani baharaniraga ubutegetsi binyuze mu ntambara no kurwanya ubundi bwami ngo babwigarurire kandi barambane ubutware bwabwo, uno muntu w'insuzugurwa we ntabwo ari uko byari bimeze, ahubwo we yiyise umuragwa wa Petero, yiyita umutware w'intumwa, yiyita umusimbura wa Kristo, yiyita ubasha gucira abamarayika imanza, haba bo mu ijuru, haba bo mu isi, haba bo munsi y'isi. Avuga ko ari ufite ubutware bwo kubacira imanza n'andi mazina ateye ubwoba nk'ayo. Ntabwo yifuje kwitwa Kayisari nk'abamubanjirije, oya, cyangwa ngo yitwe umwami w'Abaroma, oya, ahubwo yarikujije cyane arenga ubwami bw'isi agera mu bwami bwo mu ijuru. Mbega umugabo uteye ubwoba, ariko yatangiye ari insuzugurwa. Iri jambo umugabo w'insuzugurwa risa nyine nk'aho rimupfobya, ariko ateye ubwoba cyane. Yatangiye ari insuzugurwa birumvikana, nk'uko byagenze kuri rya hembe ryo muri Daniyeli 8, ariko ngo ryaje gukura riba rinini cyane, rigera ndetse no mu ngabo zahe zo mu ijuru. Nguko uko n'umugabo w'insuzugurwa avuga ko umuntu udasanzwe uva mu rwego rw'abatuye isi akagera hejuru cyane ku ntebe y'Imana. Yumvaga bidahagije rwose gushyira intebe ye aho abandi bami babanje kuyishyira, kandi yirinda ko hari undi uzaza kuyimunyaga ngo ayicareho nk'uko abandi byagiye bibagendekera uko amateka yahaye ayandi. We rero yahisemo gukuza intebe y'ubwami, aragenda ayiterekaho nta tegeko ry'umwami uzaza cyangwa igihe cyangwa indi mpinduramatwara yabasha kuyihirika, ngo kuko iri hembe rito ryabigenje. Umwanditsi wa undi wiri muri cya gitabo History of the Reformation yarongeye yandika amagambo akomeye cyane avuga ngo ihembe rito ririkuza ndetse ryireshyeshya n'umugaba w'ingabo, rimukuraho igitambo gihoraho kandi ubuturo bwera burasenyuka. Ibi byatumye nyuma y'uko ababarubare bari bavuye mu majyaruguru bagereranywa n'amahembe 10 yo ku mutwe w'inyamaswa ya 4 muri Daniyeli 7 baje bateye Roma, basanze bafite idini rifite insengero z'akataraboneka za katedrale, imihango isamaje ndetse n'abahereza b'abakire n'abanyacyubahiro barangajwe imbere n'umutware w'abapadiri weguriwe ubutungane ndetse n'ubutware bw'Imana. Barongera babona ari umutware wabo w'iby'iyobokamana. Izi ndwanyi zirakaye zari zimaze gurika ingoma y'Abakayisari, zo zubamye imbere y'ubupapa, barubama rwose. Abataragerageje kubama ni babandi batatu, abaherura, abavandara, abastrogote. Uzasoma iby'amateka yabo, ndetse uzasoma igitabo cyitwa Amateka ya Kiliziya, bazakubwira impamvu barwanijwe, ngo nuko bari bafite inyigisho y'umugabo witwa Arianism. Ino Arianism yigishaga yuko Yesu Kristo atari Imana, maze ngo nicyo bahereyeho bamurwanya da. Ariko amateka nayo yanditswe na Kiliziya Gatolika, birumvikana kuyizera ubwabyo nabyo ntabwo ari byoroshye. None se n'iki Gaburiyeli yashakaga kuvuga igihe yavugaga ko azagabanya abantu be imicuzo muri uyu murongo tumaze gusoma? Icyo tubonamo ni iki tubona muri iki kintu kijyanye nuko azagabanya imicuzo n'iminyago n'ubutunzi? Muri rusange birenguriza ku kunyagwa kw'abangaga kugendera ku mahame y'ubupapa, maze bukemeza gukomeza ubutungane bwabo. Ubutunzi bwabo barabwamburwaga,
bukavanwa mu byabo maze bigasaranganwa abemera kugendera mu byo papa ategetse. Biratwereka neza ko bitari ibitero byo kwigarura abantu gusa, ahubwo banigaruraga n'ubutunzi bw'ababarwanyaga bakanyagwa. Amagambo yanditse mu ntambara ikomeye ahamya ibisa nk'ibi ngibi. Ku ipaji ya 93 baravuze ngo itorero ry'i Roma ryagurishaga ubuntu bw'Imana. Erega abantu bakomeje no kunyagwa no mu bundi buryo bwo kugurisha ubuntu bw'Imana. Indulgensia se urayizi? Niba warigeze kuba mu gikatolika urabizi. N'ubu ngubu biracyariho, nubwo bidafite imbaraga byari bifite mu gihe cyashize. Rero aya magambo avuga ngo itorero ry'i Roma ryagurishaga ubuntu bw'Imana. Ameza y'abamvujaga yahoraga ateguye iruhande rwa za aritari zaryo, kandi ahazengurutse hose humvikanaga urusaku rw'abagura n'abagurisha kubwo gushaka gukusanya umutungo kugira ngo i Roma hubakwe kiliziya mutagatifu Petero. Kiliziya mutagatifu Petero irubatse i Roma, iriya katedrale idasanzwe. Papa yatanze uburenganzira bwo kugurisha imbabazi z'icyaha, maze ngo ibuye nsanganyarukuta ryashinzwe hakoreshejwe ibiguzi byo gukiranirwa. Kuko umutware w'isezerano yagenje gute? Yarwanijwe, aramenagurwa, maze abantu batangira kugura imbabazi z'ibyaha byabo. Ejo nabivuze yuko igihe cyageze, n'ejo bundi nabivuze, igihe cyageze bakagurisha imbabazi. Biteye ubwoba cyane. Umunyabyaha akishyura ikiguzi cy'ibyaha yakoze mu gihe cyashize, mu gihe cy'ubu, ndetse no mu gihe kizaza. Batubwira iby'umugabo umwe wari uri mu Budage witwa Tetzel, Johann Tetzel. Muri kino gitabo intambara ikomeye nyine kuri ya paji ya 93 baranditse ngo umwe mu birangirire mu gusoza uyu mugambi, uyu mushinga buriya mupapa nyine washaka kubaka iriya kiliziya mutagatifu Petero, umwe mu birangirire mu gusoza uno mushinga ni witwa Johann Tetzel, umudage w'umudominikani. Igihe Tetzel yinjiraga mu mujyi, hari intumwa yamubanzirizaga ikagenda ivuga iti ubuntu bw'Imana n'ubw'umubyeyi uzira inenge buri ku marembo yanyu. Bityo rubanda rwakiraga uwatukaga Imana agafatwa nk'aho ari Imana ubwayo ibasanze imanutse iva mu ijuru. Ubwo bucuruzi bubi bwakorerwaga mu rusengero, kandi Tetzel akazamuka ku ruhimbi cyangwa se kuri aritari, maze akamamaza impapuro zihesha imbabazi z'ibyaha, ariyo indulgensia, nk'impano y'akatangaza itangwa n'Imana. Yavuga ko kubw'ibyo byemezo bihesha imbabazi yatangaga ibyaha byose uwaguraga icyo cyemezo yari kuzifuza gukora nyuma yaho yari kuzabibabarirwa, kandi ko no kwicwa atari ngombwa kwicuza atari ngombwa kubera icyo cyemezo. Mbega amagambo akomeye y'ubupapa. Nuko batangira kugenza gute? Kubabarira ibyaha, nguko abantu ko bagiye banyagwa, nguko abantu ko yagiye acuza abantu iminyago. Biteye ubwoba. Nshuti zanjye, urugamba rw'intambara ikomeye nuko rwagiye ruzamuka ni ruto kugeza ubwo bigeze kuri urwo rwego rudasanzwe. Umurongo wa 25 uratubwira andi makuru kandi nayo y'ingenzi rwose. Umurongo wa 25 uratubwira ngo maze namara kwiyungura amaboko n'ubushizi bw'amanga azatera umwami w'ikusi atabaranye n'ingabo nyinshi. Nuko umwami w'ikusi azarwana intambara afite ingabo nyinshi zikomeye cyane, ariko ntazashikama kuko bazamugambanira. Hagarutsemo ingingo y'umwami w'ikusi. Dusoma muri Daniel 8:9, kwiyembera ito ryakuze rikaba rinini kandi rikura ryerekeye ikusi n'ikasikazi mu burasirazuba n'uburengerazuba, ndetse n'igihugu gifite ubwiza. Uru rugendo rugana ikusi rero rwageraga muri Palestine. Ibi ni iby'intambara z'abanyamusaraba, kubera yuko uko tubona ubutegetsi bwa Roma bwagiye buzamuka, ndavuga Roma y'ubupapa, igihe cyarageze buza kujya mu ntambara z'umwami w'ikusi. No mwami w'ikusi rero ntabwo twabura kumubona nka Islamu, kubera ko ubutegetsi bwa Roma y'ubupapa bwahanganye cyane n'intambara z'abanyamusaraba zatangiye mu 1905 ziragenda zigera mu 1270 nyuma ya Kristo, zitangijwe n'uyu mupapa witwa Iribe wa kabiri, zigamije kuvana ubutaga butagatifu mu maboko ya Islam. Mu ntambara z'umwaka w'1900 umwami w'abami w'i Byzance witwaga Alexius Comnenus yasabye Papa Iribe wa kabiri ubufasha bwo kurwana n'Abaturke. Papa rero amaze kubona ubwo bufasha asabwa n'uyu mwami, yabonye ari irarika ndetse n'amahirwe yo kurushaho kugwiza icyubahiro cy'itorero. Papa yahise atumiza inama y'abakuru b'idini n'abanyacyubahiro bahurira ahitwa i Clermont mu Bufaransa, ariyo nama yiswe inama y'i Clermont cyangwa se Council of Clermont.
nuko batangira gukora inama yo gutera ibitero bikaze ku bihugu by'abayisilamu cyane cyane ubira Empire Turque, Empire y'Abaturke. Amagambo yanditswe mu gitabo cy'amateka cyitwa World Book muri volume yacyo ya 4 asa nkahamya ibyabaye icyo gihe. Aratubwira ngo Iribe yabwirije ikibwirizwa gitangaje ryari muri ya nama y'Ikremo. Iribe yabwirije ikibwirizwa gitangaje, yahamagariye abatware b'Uburayi guhagarika ibyo bapfaga, ahubwo abashishikariza kubohoza ubutaka butagatifu bukava mu maboko y'Abatirike. Inteko yose yagurukiye rimwe maze irasakuza iti ni ubushake bw'Imana. Ababwiriza benshi nka Petero w'Ihamit bakomeje gukururira intekerezo z'abanyaburayi bose kujya muri iyi ntambara, kandi ibihumbi n'ibihumbi binjira muri uru rugamba. Ariko Gaburiyeli ntabwo avuga iby'izi ntambara gusa, ahubwo akomeza avuga ko uyu mwami w'ikusi azarwana intambara afite ingabo nyinshi zikomeye cyane, ariko ngo ntabwo azashikama kuko bazamugambanira. Nkuko byari byarahanuwe koko, abayisilamu ari bo mwami w'ikusi bakomeje kuronka intsinzi mu ntambara barwanaga n'abakristo. Babohoje Antiyoshe mu 1268, ariko bigeze mu 1290 barongera bafata agace kitwa Akkad, ariyo Ako y'ubu ngubu. Ubutaka bwarukaga kugengwa n'abakristo muri Syria. Mu myaka ya 300 ndetse n'400 abakristo bagize intege nke zo gukomeza izi ntambara ntagatifu, ariko nta numwe wagaragaye ko yaronse intsinzi muri izi ntambara, haba umwami w'ikusi ndetse n'umwami w'ikasikazi. Na n'uyu munsi abantu barakibaza kuri izi ntambara ntagatifu, ariko ni gake cyane bizikanwa ko uyu mugabo witwa Gaburiyeli, umumarayika w'Imana, yari yarabibwiye Daniel mu myaka irenga 1600 yose mbere yuko bigenza gute, mbere yuko bisohora. Murongo wa 26 turakomeza kuduha amakuru byakurikiyeho ngo ndetse abazaba batunzwe nawe nibo bazamurimbura, ingabo ze zizangara kandi abenshi muri bo bazicwa. Urabona ko turi gukora urugendo rurerure. Twahereye igihe uyu muntu w'isuzugurwa yazamukaga akagenda atsemba ingabo nyinshi zirimo abavandara, abasorogote n'abaheru, akagenda azamura ubutware, akavuga amagambo akomeye yo guca, akajya hejuru y'ubwami bwose, akazagura n'ikibazo cyo guhangana n'aba bayisilamu mu ntambara ntagatifu ngo bigarurire ubutaka butagatifu bw'i Yerusalemu, mu ntambara za Croisade, mu ntambara z'abanyamusaraba nyine. Noneho rero umurongo tugezeho uratubwira ikindi kintu cy'uko bazaba batunzwe nawe ngo nibo bazamurimbura. Tumaze kubona yuko abayisilamu cyangwa se intambara ntagatifu, umwami w'ikusi ntabwo ari wagenje gute, ntabwo ari wageze ku ntsinzi ngo amurimbure, oya, ndetse abazaba batunzwe nabe nibo bazamurimbura, ingabo ze zizangara kandi abenshi muri bo bazicwa. Mbese ibi bisobanuye iki? Uyu uvugwa aha ngaha ni umuntu w'insuzugurwa, birumvikana kuko uko yaba ari umwami w'ikusi. Nubwo umurongo wa 25 utubwira yuko atabashije gushikama, ariko ntabwo izo ntambara ntagatifu zamurimbuye, oya, ahubwo abari batunzwe nawe nibo bagombaga kugenza gute, kumwirimburira. Niko Gaburiyeli yari yarahanuye. Uyu rero ku gutungwa nawe Gaburiyeli avuga ntabwo ari ibiryo bisanzwe, oya, ahubwo ni ikigereranyo cyerekeza ku nyigisho n'ubucurabwenge bw'uyu muntu w'insuzugurwa. Abo bari batungishijwe nawe ni bya bihome bikomeye twabonye ku murongo 24. Aha rero Gaburiyeli aravuga ko aribo bagenza gute, bazamurimbura. Amateka aratangaje cyane inshuti zanjye. Igihe twitegereje gusohora k'ubuhanuzi biradutangaza cyane. Ibi bintu neza byasohoye mu mwaka w'798, ubwo umugaba w'ingabo witwa Berthier, General Berthier, nigeze kumuvugaho gatoya, yaragiye atera i Roma maze asaba papa kurekura ubutware yari afite icyo gihe. Papa yarabyanze maze ajyanwa mu nzu y'imbohe, ndetse yaje kugwa muri ubwo buroko ku itariki 29 z'ukwezi kwa munani 1799. Aha ni muri cya gihe cy'impinduramatwara yo mu Bufaransa, igihe Ubufaransa buzwi rwose nk'umwana wa Roma aribwo bwibasiraga Roma ubwayo. Kuko abari batuzwe nawe bya bihome bikomeye byagenje gute, byamwibasiye. Nubwo uyu Papa Pius wa gatandatu yanze guhara ubutware bwe, kujyanwa mu nzu y'imbohe kwe byari igihamya gikomeye yuko ubutware bwe bushyizweho iherezo. Ibi byabaye nyuma y'imyaka isaga 500 yose intambara z'abanyamasaraba zibaye. Nyamara urebye neza
dusubiye nyuma mu mateka, kurimburwa k'uyu muntu w'insuzugurwa ntabwo byari bitangiye icyo gihe gusa, ahubwo ni igikorwa twatwaye imyaka irenga 200, kuko yabanje gushengurwa n'abagorozi barwanyaga inyigisho yigishaga mu kinyejana cya 16. Turibuka ibihe bya Husi na Yoramu bapfuye bazira ukwizera kwabo, kongeraho umurimo wakozwe n'abavoduwa wakurikiwe ndetse n'aba Wycliffe mu by'ukuri mu buryo buziguye byasaga n'ibirengudiza kwikabya ndetse no kurimbuka k'uyu muntu w'insuzugurwa. Ariko hari ikimenyetso gikomeye cyane cyagaragazaga yuko hariho amarenga cyane yo kurimbuka gukabije cyane k'uyu muntu w'insuzugurwa. Ni byabaye muri 1517 ubwo umugorozi Luther yabambaga ku muryango wa kiliziya Wittenberg mu Budage ingingo zigera kuri 95 zihishura ubugome n'ibinyoma ndetse n'ibinyoma by'ubupapa bw'i Roma. Uyu niwe watangije ubugorozi, niwe ugaragara cyane mu bugorozi, ariko hari abandi bamubanjirije, abavoduwa, ba Huse tumaze gusoma, ba Jerome, ba Wycliffe n'abandi. Ariko we biragaragara cyane ndetse amateka arabigaragaza mu buryo budasanzwe. Amateka avuga yuko bigeze muri cya kinyejana cya 18 mu cya 1798 aho turi kuvuga nyine, uyu Napoleon Bonaparte yagabye igitero mu Butaliyani ndetse atera no mu bikari byo kwa papa, agera i Roma ari nta numwe umurwanije. Ubwo hari ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 2 1798. Ibi byuzuza neza rero ubuhanuzi bwa Gaburiyeli wari wahanuye ko ingabo ze zizangara. Niko byagenze koko, zarangaye, kandi ibi bintu bihuje neza n'ibyavuzwe mu buhanuzi bw'ibyahishuwe ubwo Yohana yerekeye ku kirwa cy'Ipatimo. Uzasome ibyashuwe igice cya 13 nugera ku murongo wa 3 ndetse n'uwa 12 uziga ibyerekeranye n'uruguma rwica. Nguko uko rero iyi nyamaswa yaje kuzamuka, ryahembe rito rivuga muri Daniel ndetse wa muntu w'insuzugurwa turi gusuzuma muri igice cya 11 ariyo nyamaswa yo mu nyanja ivugwa mu byahishuwe igice cya 13 yaje gukomereka uruguma rwica. Ibi byabaye mu gice giheruka cy'impinduramatwara yo mu Bufaransa, yabaye mu cya 789 kugeza mu cya 799 ubwo imitegekere ishingiye kuri repubulika, icyo ritwa republicanism, yasimburaga ubwami bw'igitugu mu Bufaransa, kandi igihugu cyari cyiganjemo itorero gatolika gihagurukira kurandurana n'imizi iyo myizerere. Nkuko Gaburiyeli yabihanuye mu myaka 1300 yabanje, abenshi muri bo barishwe, kuko mu gihe cyiswe ubwami bw'iterabwoba burazwi cyane muri icyo gihe cya Revolution Française irangiye, hakurikiyeho ubwami bw'iterabwoba, Reign of Terror, bwamaze igihe buhereye mu cya 793 turagenda bugeza mu cya 794. Abantu benshi ndetse bari hagati y'ibihumbi 18 n'ibihumbi 40 ngo barishwe, niko amateka atubwira. Bishwe kandi mu buryo budasanzwe, kuko bapfaga bakaswe imitwe n'imashini, icyo bitwaga guillotine, kugiyotina. Wasoma ibyabo neza mu gitabo Intambara Ikomeye ku cyigisho cya 15 kivuga ibya Bibiliya n'impinduramatwara mu Bufaransa. Ibyo byose byari byaravuzwe kera. Ijambo ry'Imana riratangaje cyane, nta kintu kigeze gitungurana, ahubwo ijuru ryari ryaratanze amakuru ahebuje y'ibyagombaga kubaho mu gihe kizaza. Nguko uko byagiye bisohora, kandi kubyitegereza ndagira ngo nkwibutse yuko nta kindi kigamijwe, ni ukugira ngo biturememo yuko Imana yacu izahazaza hose, kandi ubwo tubona bisa nkaho rwose itorero ryaba ryenda no kunesheka, ntabwo rizaneshwa, kuko umugaba ni Yesu Kristo, kandi amakuru atubwira yuko Yesu Kristo ari we uzarangiza anesheje. Imana iduhe kwizera ibyasezeranijwe, Imana iduhe kwizera ubuhanuzi butarasohora yuko nabwo buzagenza gute, buzasohora nta kabuza. Tuzakomeza kubireba, nabwo tuzabugeraho muri iki gihe gitoya dusigaje ngo tugere ku itariki ya 30 tuzasoza ibi bihe byacu byo gucukumbura buno buhanuzi. Reka tujye ku murongo wa 27. Murongo wa 27 watubwira ngo abo bami bombi imitima yabo izaba yo gukora ibyaha, bazajya babeshyana bari ku meza amwe, ariko imigambi yabo ntizuzura, kuko imperuka izaza mu gihe cyategetswe. Tumaze kubona abami babiri, umwami w'ikasikazi ariwe mugabo muntu w'insuzugurwa, kandi turabona n'umwami w'ikusi ariwe turi kubona nk'ubwami bw'Ubuyisilamu cyangwa se Islam. Irimbuka ry'umuntu w'insuzugurwa rero tumaze kubona
yuko ari ryo gukomereka k'uruguma rwica ryabaye mu cya 789. Ntabwo uruguma rwagombaga kurimbura burundu uyu muntu w'isuzugurwa, kuko noneho kuri uyu murongo wa 27 turabona ko hagiye habaho amasezerano yo gusezerana. Ntabwo yarimbutse rero, uruguma ntabwo rwagombaga kurimbura uno muntu burundu, bivuze ko hari ibindi bice bimwe by'umubiri w'iyo nyamaswa byakomeje kugumana ubuzima, kuko iyo bitaba bityo uruguma ntabwo rwari gukira nk'uko byavuzwe mu byashugiye cya 13 umurongo wa 3 kugeza wa 17 yuko urwo ruguma rugomba kugeza gute, rugomba gukira. Niba rero umwami umuntu w'isuzugurwa, byatekezwa kundi ari wa mwami w'ikusi tubona ku murongo wa 25 ari we Islam yari hanganye n'ubupapa mu gihe cy'intambara z'abanyamusaraba. Ariko nanone dusanga nta hantu na hato Islam yigeze ihurira n'impinduramatwara yo mu Bufaransa yo yazaniye umuntu w'isuzugurwa kugenza gute kurimbuka. Mu murongo tumaze kubona wa 26 birazwi neza yuko impinduramatwara yo mu Bufaransa yasunitswe n'impinduramatwara yari maze kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'amahame yarashinze imizi muri icyo gihe, yariho mu gihe cyiswe igihe cy'urumuri, Enlightenment era, ariyo mahame y'uburinganire, amahame y'umudendezo, amahame y'uburenganzira kuri buri wese. Nibyo bitekerezo byari bihari cyane muri icyo gihe cya Enlightenment era. Ariko kandi ibi bitekerezo iyo tubisuzumye dusanga bitaboneka rwose mu Bayisilamu, ugendeye ku buryo bw'imitegekere yabo mu gihe cyiswe igihe cy'umwijima. Rero Abayisilamu nabo bategekesha sharia, twarabibonye, ntabwo bagengwa n'uburinganire, ntabwo bagengwa n'umudendezo, ntabwo bagengwa n'uburenganzira kuri buri wese. Icyo gihe ntabwo byari bihari nabwo rero. Kandi n'umuntu w'isuzugurwa nawe nuko ntabwo yigeze arangwa n'ayo mahame. Bivuze yuko umuntu w'isuzugurwa n'Abayisilamu bombi hari imyitwarire bari bahuje. Gaburiyeli rero yabonye bishyira hamwe, ni ukuvuga ubupapa n'Ubuyisilamu, ariko ibyabo ngo byari ukugenza gute, byari ukubeshyana. Niko muri iri somo batubwiye ngo abo bami bombi imitima yabo izaba iyo gukora ibyaha, bazajya babeshyana bari ku meza amwe, ariko imigambi yabo ntizuzura, kuko imperuka izaza mu gihe cyategetswe. Rega twabibonye ko ijambo ry'Imana rikoresheje umwami w'ikasikazi rigakoresha umwami w'ikusi, riba riri kuvuga abantu barwanya Imana, barwanya itorero ry'Imana. Umwami w'ikasikazi rero n'ubundi arwanya Imana, ariko n'umwami w'ikusi nawe arwanya Imana. Ndumva twaraganiriye iby'Ubuyisilamu mu gihe cyashize, igihe twarebaga iby'ihembe rito n'Ubuyisilamu, ntabwo ndi bubitinde. Bose rero nabo gukora ibyaha, niko ijambo ry'Imana rigenza gute ritubwira. Ariko ngo bishyiriye hamwe n'ubundi muri uko gukora ibyaha, ariko ibyabo ngo ntabwo byari kuzuzura, kwa ko ari byo kubeshyana gusa. Aya meza avugwa rero, kujya ku meza amwe avuga hano, avuze ko hari inama zikorerwa mu gushaka kugirana amasezerano y'amahoro. Cyakora icyo tubwirwa nuko ibyabo ari ukubeshyana, ndetse bigomba kugeza ku mperuka irogoye burundu ayo manyanga yabo. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Uno murongo rero werekana imbaraga zakomeje gukoreshwa, ziri gushyirwa hagati y'impande zombi zikiri mu mitegekere y'ibya politike muri iyi si yacu, kandi bizakomeza gutyo kugeza ku iherezo ry'ibi. Mwabyumvise, turakomeje rero. Ingero zaba nyinshi cyane, ariko ahari amagambo ahebuje ayandi atwereka ireme ry'ubu buhanuzi nayavuzwe mu nama ya kabiri y'i Vatican Council II, yabaye guhera mu cya 962 ifunguwe na Papa Yohani wa 23, maze isoza imirimo yayo mu cya 965 ku bwa Papa Paulo wa 4. Ino nama nayo iratangaje cyane. Ino nama ndetse imyanzuro yayo ntabwo iragerwaho, ariko iracyaharanirwa. Mu myanzuro ikomeye cyane nuko igihe kizagera ubukristo bwose bugahurira mu kujya mu kiliziya mu gitambo cya misa cyo gutamba igitambo cy'Ukaristiya. Ariko mu byavuzwemo by'iyi nama birumvikana hagomba kubaho n'amategeko y'icyumweru, abantu b'Imana bajya babivuga ntibyumvikane. Ariko mu byavuzweho muri iyi nama nuko havuzwemo ndetse n'ibyerekeranye n'imibanire iri hagati y'Ubugatulika ndetse n'Ubuyisilamu. Muri ibyo ngibyo rero byavuzwe ni ibi, baravuze ngo itorero rizirikanye bikomeye Abayisilamu baramya Imana ariyo Mana imwe rukumbi, iriho y'impuhwe, ibabarira kandi y'icyubahiro, umuremyi w'ijuru n'isi kandi wavuganye n'abantu. Abayisilamu bahimbanira kwiha Imana byuzuye, bakomeza amategeko yayo bihuje n'uko Aburahamu yiyeguriye umugambi w'Imana. Kandi imyizerere y'Abasilamu irushaho kumwishingikirizaho bahuza ibye n'ibyabo. Nubwo batazirikana Yesu nk'Imana, ariko bamuha agaciro nk'umuhanuzi, ndetse na nyina w'isugi bamuha icyubahiro, kandi mu bihe bimwe baramusingiza.
ibirenze ibyo bategereje umunsi w'urubanza n'ingorano y'Imana bizakurikira umuzuko w'abapfuye. Kubw'iyi mpamvu bubahiriza imibereho igengwa n'ukuri kandi baramya Imana by'umwihariko binyuze mu buryo bwo gusenga, imirimo yo gufasha ndetse n'igisibo. Ngayo magambo yavuzwe muri icyo gihe cy'inama yabereye i Vatikani. Inama ya kabiri y'i Vatikani yabaye muri kiriya gihe cy'igihe cy'umupapa Yohane wa 23 ndetse gushyika mu gihe cya Papa Paulo wa kane. Ariko aya magambo ntabwo asoza gutyo gusa, ngo baravuze ngo uko ibinyejana byagiye bisimburana, amakimbirane menshi no kutumvikana byagaragaye hagati y'Abakristo n'Abayisilamu. Iyi nama yera irahamagarira bose kwibagirwa ibyashize, ngo kuko inama ya Vatikani ya kabiri yavuze yuko ibintu byabaye mu bihe byashize by'abinyejana, byabaho kutumvikana n'amakimbirane byaranze imibanire hagati y'Abakristo n'Abayisilamu. Iyo nama ngo yagenje gute? Yabishyizeho iherezo, ihamagara bose kwibagirwa ibyagenje gute, ibyashize. Ariko nubwo byavuzwe bityo, twe abariho none turabahamya ko amagambo ya Gaburiyeli yuko imigambi yabo itazuzura ari ukuri. Duhereye ku miyaga y'intambara ihoraho hagati y'ibihugu by'Abakristo n'iby'Abayisilamu, nta kabuza ko biduhamiriza ko ibyabo ari bya binyoma no kuryaryana. Reba nawe igihe iriya nama yabereye, tumaze kubona ko yabaye guhera mu cya 1962 kugeza cya 1965. Ariko urebe iby'intambara ziri hagati y'Abakristo n'Abayisilamu ntabwo twabijyamo ngo tubirangize kubera yuko tuba twihutana n'igihe. Ariko kandi habaye intambara nyinshi, reba za Pakistan, reba za Iraq, reba za Libya, reba n'ibindi bihugu za Iran n'ahandi, kandi urasanga hari ikibazo cy'Ubukristo n'Ubuyisilamu. Urasanga ndetse abashorayo intambara ni Abakristo, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ya yindi y'igikoresho cya Roma nk'uko byanombye igice cya 13 ko ari inyamaswa yavuye mu gitaka izakoresha ububasha bwose bw'inyamaswa yavuye mu nyanja imbere yayo. Nguko uko bimeze rero, no kubeshyanya gutsa. Imana ishimwe yuko ibyavuzwe bigomba kugenza gute, bigomba gusora uko byakabaye. Reka nsoma amagambo ari mu ntambara ikomeye ku ipaji ya 93. Ngaruke gatoya ku ntambara twavuze n'impinduramatwara mu Bufaransa. Tuyigarutseho gato, urugamba rwo kurwanya Bibiliya rwagiye rushozwa mu Bufaransa mu binyejana byinshi, rwaje kugera ahakomeye byara impinduramatwara. Ako kaga kadutse kari ingaruka y'uko Roma yakuyeho ibyanditswe byera. Rwabaye urugero rubi rutigeze rubaho rugaragarira isi yose imikorere ya politiki y'ubupapa. Urugamba rwabaye kwigaragaza ko ingaruka inyigisho z'itorero ry'i Roma zerekezagaho mu gihe cy'imyaka isaga 1000 yose. Kuzirikana icyabaye yuko impinduramatwara mu Bufaransa yatewe n'uko Roma yatoje uwo mukobwa wayo Ubufaransa kwanga ibyanditswe byera, hari icyo bitubwira. Ino mpinduramatwara mu Bufaransa mu cya 1798 yatumye ibitekerezo by'ubuhakanamana bishyirwa imbere mu bya politike, ari byo byafunguye amarembo ya za movements zitandukanye, harimo izitwa rationalism, ari byo burenganzira kuri bose, umudendezo wo kugaragaza icyo utekereza, free thought, ndetse n'ubwigenge, liberalism. Nubwo mu kuri impinduramatwara mu Bufaransa tutahamya ko ariyo ntandaro cyangwa nkuruzi y'imitekerereze y'ubusocialisme ndetse n'ubukomunisme, nyamara kandi yabaye ahantu heza n'igicumbi cy'abanyabwenge izo ngengabitekerezo zaje kuzamukira. Aho ni naho abazamamazaga bavugiraga ibitekerezo byabo. Tuzi mugabo witwa Karl Marx, tuzi mugabo witwa Engels, maze barushaho gucengeza ibyo bitekerezo. Kandi igihe dutekereza iby'ubukomuniste n'ubusocialisme, ntabwo tubura kuzirikana ibyo kuzamuka kwabwo mu gihe cya Papa Yohane Paulo wa kabiri. Ubukomunisme yise ubutagiramana. Tubona rero mu 1945 n'ejo bundi benshi mu bateze amatwi iyi platform bashobora kuba bari bariho, Mikhail Gorbachev yabaye umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete, kandi ayoboza gahunda zitangaje zigamije impinduka arizo yitwa Glasnost ndetse na Perestroika. Ariko bigeze mu cya 1991 byaramutangaje cyane ubwo ubumwe bw'Abasoviete yari ayoboye bwaje kugenza gute, bwaje kwisenya. Igihe bwari busenyutse, Gorbachev yaratangaye yaravuga ati ibyabaye byose mu buvazuba bw'Uburayi mu myaka mike itambutse ntibyari gushoboka hatabayeho umuhati wa Papa n'umumaro we mu bya politike we yakomeje kugaragaza mu isi yose.
ni amagambo agaragaza ukuntu Gorbachev yatangajwe no kubona ubupapa imbaraga bufite. Papa nawe yasubizanyije umwuka w'uburyarya maze aramusubiza ati Gorbachev asunikiye ubumwe bw'abasoviyete ku kuzirikana uburenganzira bw'inyoko muntu ndetse n'agaciro ka muntu. Nizera ko ari umugabo ushikama ku mahame kandi ukungahaye ku mahame y'ibyamwuka, n'umugabo ukundwa n'abantu ubasha gufata imyanzuro ku bibera mu buvazuba bw'Uburayi. Mu guhirika ubwami bwa Soviyete ariko tubona icyo umugabo witwa Stalin yegeze yibaza gisubizwa avuga ngo mbese papa agabanijemo ibice bingahe. Yaje kubona igisubizo rero ko papa ari we muyobozi udasanzwe w'isi. Tugendeye rero kuri ibi bintu byabaye tubona mu mateka ya bugufi cyane rwose imibereho yacu bwite, tubona abami babiri, umwe ni umuntu w'isuzugurwa, undi ni umuyobozi w'ubumwe bw'abasoviyete, aribo baje bicara ku meza amwe, ariko ibyavuyemo n'iki? Bihamya ko ibyaba ari ukubeshyana nk'uko uyu mugabo Gabriel yabihanuye, kandi imigambi yabo ntabwo yigeze yuzura. Rero muri uru rugendo rwose umugambi nyamukuru w'umuntu w'isuzugurwa ni uko tubona ashaka gutsinda abayisilamu byakomeje guharanirwa. Biraboneka cyane yuko uyu mwami w'ikusi nawe ariko afite imbaraga igaragara rwose mubera kuri uyu mubumbe, by'umwihariko muri iki gihe giheruka. Uno muntu w'isuzugurwa anyura inzira zose ngo arebe uko yakwigarurira uyu mwami w'ikusi. Ahari nawe waba wibuka ibiri kubera kuri iyi si mu mateka ya vuba cyane muri za 2010 2020 ubwo papa yajyaga gusengera mu musigiti. Icyakora nta bihamya bihagije tubona yuko n'umwami w'ikusi nawe ashaka kugirana ubusabano nawe. Gusa dushaka gutekereza ku magambo y'abayisilamu bamwe na bamwe nk'umwitwa Sheikh Abu Saker, umuyobozi wa Jihad ya Salafia, ni umutwe w'amamaza inyigisho za Kisilamu wo muri Gaza, wigeze kuvuga amagambo akomeye muri 2006 avuga ngo igihe kiri hafi kugera ubwo ibendera ry'icyatsi kibisi rya Allah rizazamurwa i Vatican. Ntabwo tubizi niba nabo hari ubushake bafite bwo kugira ngo ibintu bigende gutyo, ariko turabona imikorere y'umuntu w'isuzugurwa ishaka kwigarurira ibyo rwose. Ku basuzuma ino nyandiko yahumetswe kera, ihame ryacu ni iri ngo imigambi yabo ntabwo izuzura, kandi imperuka izaza mu gihe cyategetswe, bagihanyanyaza cyane ngo barebe ko ibyo bashaka byagerwaho. Umurongo wa 28 uraduha andi makuru, aratubwira ngo nyuma azasubirana mu gihugu cye ubutunzi bwinshi, kandi umutima we uzaba wanganye n'isezerano ryera. Azakorera nk'uko yishakiye maze asubire mu gihugu cye. Mbese bisobanuye iki kuri twe? N'ubundi turacyasuzuma wa muntu w'isuzuguro wari warimbutse ku murongo wa 26 ariko akaza kuboneka ku murongo wa 27. Uno murongo rero tugezeho gukomeza ukagenda ndetse no ku murongo wa 30 haraduha amakuru y'uburyo wa muntu yongeye kugaruka, yongeye gukomereka rwa ruguma rwica twahoze tuvugaho. Birahuzwa se gute no kurimbuka kwe? Urupfu rwa Papa Pio wa gatandatu mu 1799 wari wafunzwe n'Ubufaransa rwakurikiwe nuko abarokotse bo mu ngoro ye bateranye bihishe, maze batora undi mupapa ariwe Papa Pio wa karindwi. Atorewe i Venice ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu mu 1800. Ayo ni amateka, kandi amatora ye yabaye mu buryo budasanzwe budahuje nuko amatora y'ubupapa yagendaga. Uyu nawe rero yambaraga ikamba ry'ubupapa papier manche, iryo bari bafunganye Papa Pio wa gatandatu yambaye. Umubumbyi ukomeye wo muri Australia yaramujyanye amugeza i Pesaro, aho yomokeye agera i Roma anyuze iy'ubutaka. Ariko ageze i Roma yafashe umwanzuro wo gusura umurwa mukuru w'Ubufaransa Paris kugira ngo aganire na Napoleon mu 1804. Nuko Napoleon yaramusuzuguye cyane maze ajugunya impapuro yarazanye mu cyumba papa yararagamo, ndetse nawe aramufunga. Uyu yamaze imyaka 6 muri ubwo buroko, ntiyagaruka i Roma kugeza ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu 1814 ubwo hateranaga inama idasanzwe, inama yahuje ibihugu bikomeye yategekaga maze itegeka ko papa arekurwa. Ino nama ni inama izwi cyane mu mateka, cyane cyane n'abanyarwanda, abanyafrika muri rusange barayizi kuko hari imyanzuro yifatiwemo. Nama y'i Vienne, Congress of Vienna, yabaye mu 1814 kugeza 1815. Iyo nama rero yasubije papa ibikingi bye, yongera gutegeka ko afungurwa, imusubiza ibikingi bye. Nyuma yuko papa afunguwe kandi amaze no gusubizwa icyubahiro cye,
n'abajesuite. Abajesuite ni itsinda tuzi cyane, itsinda ryashyizweho mu kinyejana cy'ubugorozi kugira ngo basenye iby'abagorozi nabo basubiranye ubuzima gatozi. Amategeko y'Ubufaransa yarayoboye muri icyo gihe yaravuguruwe kandi gahunda zose zongera kunozwa. Tumaze kubona ko yarayanganye n'iki n'isezerano ryera. Abanzi b'isezerano ryera ba mbere bagaragaye mu mateka ni abajesuite. Reka tubyumve neza. Iherezo ry'amagorwa y'ubupapa ariko ntabwo ryarangiriye aho ngaho, yuko kongere y'i Vienne yari imaze kumusubiza ubutware, kuko bigeze mu cya 860 ibikingi bye byongeye kunyagwa bijya mu maboko y'umugabo witwa Victor Emmanuel wa kabiri. Uyu nguyu ni umwami w'Ubutaliyani watangiye kuyobora mu cya 861. Keretse gusa ubutaka butoya bw'i Roma nibwo bwagumye mu maboko ya Kiliziya. Bigeze mu cya 870 na Victor Emmanuel yafashe Roma ku ngufu kandi asaba abaturage bayo gukora amatora bakemeza cyangwa se bagahakana ko Roma ikwiriye kuba umurwa mukuru w'ubumwe bw'Ubutaliyani. Abaturage bose bagiye bemeje yuko ubwami bw'Ubutaliyani bugomba kwigarurira Roma. Ubwo nabwo Papa Pio wa 9 wari uriho muri icyo gihe aceceka yumiwe cyane ndetse yibona nk'imbohe muri icyo gihe. Ni amagambo tubona mu gitabo World Book Encyclopedia yo mu cya 977. Ayo mateka yose aranditse. Ibintu byakomeje gutyo mu myaka igere kuri 60 yakurikiyeho, ariko nyuma yaho leta y'ubupapa yongeye kubona ubwigenge nyuma yo myaka 60 mu mwaka w'icya 929. Ibyo byari binyuze mu masezerano hagati ya Papa Pio wa 11 wari ugezweho icyo gihe na guverinoma y'Ubutaliyani. Ano masezerano yiswe amasezerano y'Laterane, n'amasezerano y'ingenzi cyane yafatiwemo imyanzuro ikomeye. Muri yo harimo iyikurikira. Umwanzuro wa mbere nuko amasezerano yongeye kwemeza ihame riri mu ngingo ya mbere y'itegeko nshinga y'ubwami bw'Ubutaliyani rivuga ko idini Gatolika rishingiye ku ntoma ry'i Roma ari ryo dini ryonyine rya leta mu Butaliyani. Ingingo ya kabiri bavuze ko amasezerano azirikanye umutungo wose, kuganza icyubahiro ntavogerwa by'abamenya mutagatifu w'i Vatikani nk'uko biteganywa n'itegeko. Ingingo ya kane, kubw'uyu mugambi wa kabiri nuko umujyi wa Vatikani washyizweho kandi ingabano zaho ntabwo zigengwa na guverinoma y'Ubutaliyani kuko nta butware izawugiraho, ahubwo buzabutware bw'abamenya mutagatifu. Ingingo ya kane, ingabano za Vatikani hazabaho iteka hatavogerwa, hatabogamirwa, bivuze ngo ni ubutaka buri netro kandi hadahutazwa, nta muntu wemerewe kubutera. Ingingo ya gatanu, guverinoma y'Ubutaliyani yemera amategeko ya Kiliziya yerekeranye n'ibyo gushyingirwa, ubutane n'ibindi byose itorero rifite ububasha. Kandi ingingo ya gatandatu, bamenya mutagatifu ashingiye ku birebana n'umutungo w'Ubutaliyani mu ngaruka zo kugwa n'ubutware bwe, yemeye ibihumbi 700 miliyoni 750 z'amarire, ni ukuvuga hafi amadolari y'Amerika miliyoni 37 n'igice atanzwe kashi, na miliyari 1 z'amarire bivuze hafi miliyoni 50 z'amadolari yo mu masezerano. Duhereye kuri ibi ngibi byabaye muri iriya nama y'Iratera, uruguma rwica rwari rumaze kugenza gute? Rwari rumaze gukira neza. Kandi Papa Pio wa 7 wa wundi wabayeho mu cya 815 yongera gusubizaho abajesuite, nawe asohoza neza amagambo Gabriel yavuze agira ati umutima we uzaba wanganye n'isezerano ryera. Umugambi w'abajesuite turawuzi, umugambi nyakuri bafite nuko ari wo kugenza gute? Kurandurana n'imizi ubuprotestani. Ubuprotestani nibwo bwagenzaga gute? Bwabwirizaga isezerano ryera. Ushaka kumbaza ngo isezerano ryera rivuga muri uyu murongo wa 28 turiho ndetse kugeza ku murongo wa 30 nirihe? Muri rusange isezerano ryera ni umugambi w'agakiza nkuko byahamijwe mu gitabo Bible Commentary volume ya 4. Umugambi w'agakiza. Irindi isezerano ryahamijwe n'umutware w'isezerano uvugwa ku murongo wa 22 wabambwe hagati mu cyumweru cya nyuma cya 70 muri bwa buhanuzi bw'ibyumweru 70 tubona muri Daniel 9. Ibi byumweru 70 bya gihanuzi nicyo gihe cy'imbabazi cya cyaraho abayuda twarabibonye, ariko rero iyi mirongo yo itujyana hirya cyane tukabona igihe rwose gihera mu birenge n'amano twabonye kwishanyo cyane Nebukadinezari muri Daniel igice cya 2, ndetse bikarenga bikagera hirya y'ubugorozi bwagejeje mu cya 798.
none se ni kuki umuntu w'insuzugurwa yanganye n'isezerano ryera ndetse ararakariye cyane akita ku baretse iryo sezerano? Kuba ariho none bitugaragarira neza cyane. Mu gihe cy'ubugorozi intero y'abagorozi yari iyi ngo umukiranutsi azabeshwaho n'iki? Azabeshwaho no kwizera, nk'uko bihamywa mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 17. Kwizera umwana w'Imana aho kwizera ubuyobozi bw'ubupapa ndetse n'abapadiri yashyizeho. Hari amagambo tubwirwa ku nkuru y'umupadiri wabayeho witwa Luteri. Turamuzi cyane kuko Luteri niwe watangije ubugorozi. Martin Luther rero mu kwihana kwe hari icyo Imana yamuhishuriye. Tubwirwa amakuru ye mu gitabo Intambara Ikomeye ku ipaji ya 92. Umwanditsi w'iki gitabo yaranditse ngo Papa yari amaze igihe gito aciye iteka risezeranira imbabazi z'ibyaha abantu bose bajyaga kugenza amavi bazamuka ingazi zitiriwe Pilato. Bavugaga ko ubwo umukiza wacu yari avuye gucirirwa urubanza mu cyumba cy'urukiko rw'Abaroma yamanutse izo ngazi, kandi ko mu buryo bw'igitangaza izo ngazi zavuye Yerusalemu zikazanwa i Roma. Ibintu bitangaje cyane. Umunsi umwe ubwo Luteri yuriraga izo ngazi rero apfukamye ku bw'aya masezerano niyo babwiraga ko bababarirwa abishishikariye cyane, yatunguwe n'ijwi nk'iry'inkuba ihinda rivuga riti umukiranutsi azabeshwaho no kwizera, nk'uko amagambo twayabonye mu Baroma igice cya 17. Kubw'ikimwaro n'ubwoba yahereye ko arahaguruka maze avaho yihuta, ntabwo yongeye na gato kwibagirwa iryo somo. Kuva ubwo yasobanukiwe neza no kwishuka ku kwishingikiza ku mirimo y'umuntu ngo imuheshe agakiza, ndetse anasobanukirwa n'uburyo ari ngombwa guhora umuntu yizeye ibyo Kristo yakoze. Amaso ye yari yahumutse ubutazongera guhuma ngo ananirwe kubona ubuyobe buri mu nyigisho z'ubupapa. Ubwo yarekaga guhanga amaso ye i Roma, yari yanahindukiye mu mutima we, kandi kuva icyo gihe kwitandukanya na Roma kwarushijeho gukura kugeza ubwo yitandukanije burundu n'itorero ry'i Roma. Nguko uko abantu b'Imana bo mu gihe cy'ubugorozi batandukanye na Roma, kandi biri rero byasenyaga bikomeye umuntu w'insuzugurwa. Ni nayo mpamvu yahagurukiye kurwanya inkundura rwose ngo azimangatanye iyo mitekerereze ije kumwambura icyubahiro. Bizakomeza gutyo, bizakomeza kubibona ibihe byose. Umutima we uzakomeza kwanga isezerano ryera kandi azakomeza kurirakarira, ndetse ryo n'abarikomeza, nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze. Gaburiyeli abibwira Daniel muri umurongo wa 28. Umurongo wa 29, nuko mu minsi yategetswe azasubira gutera ikusi, ariko muri iyo ntambara yo hanyuma ntibizamera nk'ubwa mbere. Dukomeza kubona ibyo umuntu w'isuzugurwa ari we bupapa ndetse n'umwami w'ikusi ari we Isilamu. Twabonye yuko ibyaba ari ukubeshyanya gusa, nama zabo zitigeze zuzura ku murongo wa 27. Ku iherezo ry'igihe rero ho ntabwo ari uko bizagenda, niko ingingo iri kutubwira. Ahubwo uyu murongo uradusobanurira ko umuntu w'isuzugurwa azatera umwami w'ikusi. Ntabwo ari uko bizagenda, mbere byari ukubeshyanya, ariko hari bizagera ku mugambi wabo yuko bizagerwa. Umuntu yakwibaza niba nta sano ibintu bifitanye n'intambara zikomeye zibasira ibihugu bikomeye bigendera ku matwara ya Isilamu tubona. None se ntabwo twibonera uburyo ijyanganye Saddam Hussein yigeze gusenyuka ejo muri 2003 mu ntambara ya Iraq? Turabona ba Muammar Gaddafi nabo basenyuka ejo bundi. Ese intambara zo muri Syria zo twazivugaho iki? Ibi byose bigendereye kumenagura imbaraga za Isilamu. Gaburiyeli aratubwira yuko bitazagenda nk'ubwa mbere, ahubwo ko rwose hazaboneka intsinzi. Ariko se n'intsinzi mu biki? Ntabwo tubizi, kubera ko ari mu gihe kizaza. Ahari ni ukugera ku ntego y'amahoro n'ubwumvikane no gushyira hamwe twabonye mu myanzuro yafatiwe mu nama ya 2 y'Vatikani. Twabisuzumye twitonze. Ntabwo ari ibyo gusa, dushaka kwitekereza n'uyu muvumba wo gushyiraho amategeko yo kurengera ibidukikije turi kubona. Hari inama yabereye hariya hirya i Dubai ejo bundi yafashe imyanzuro. Njya numva ibintu bikomeye yuko ejo bundi hanateye ibintu by'imyuzure, kandi abateza imyuzure nabo barakemangwa n'ibya butware bw'umwijima kugira ngo bacogoze rwose ibyo bihugu bishingiye ku matwara ya Isilamu. Benshi bajya bapfobya ubutumwa dutwaye yuko rimwe igihe kizagera maze abantu b'Imana bitondera amategeko yabo bakarenganwa bazira itegeko rya 4 ryo mu mategeko y'Imana ryerekeye isabato. Ibyo twarabivuze mu byigisho bishize ku munsi wa 4 wo kuruhuka ari wo sabato, kandi abantu bakaba bazahatirwa kuruhuka isabato y'igihimbano cy'abana ari wo munsi wa mbere w'icyumweru dimanche.
baravuga bati mbese ibyo byashoboka bite ko atari isabato ihanganye n'icyumweru gusa, ahubwo hari na ijuma ari wo munsi wa gatandatu abasiramu basengaho ko nawo uhari. Nyamara abavuga batya baba birengagije uko idini ya Isilamu ifata umunsi wabo wa ijuma. Twarabibonye mu gihe twasuzumaga Daniel igice cya 7. Ariko nubwo koko uyu munsi nawo waba ubangamiye inyamaswa mu byashu igice cya 13, iri somo riradufasha kumva uko bizagenda, ko bizarangira aya masezerano yabo bagirana ku meza yujujwe, ibintu bikagenda nk'uko byumvikanweho. Reka tube dutegereje, tubihange amaso, turebe, duhe umwanya igihe ubwacyo kibisobanure, kandi ntabwo kizatinda kuko umuvumba urakabije kandi uragaragara. Nshuti zanjye, numvise amakuru yuko ibihugu bimwe bya Kisilamu, duhereye kuri wa mujyi wa Dubai narindi kuvuga, ubu ngubu abantu batemerewe kugira imirimo bakora ku munsi w'icyumweru. Umunsi w'icyumweru ni umunsi wo kudakora aho ngaho iyo naho. Nyamara kandi tuzi yuko umunsi wa ijuma ari wari ukwiye kuba ari umunsi w'icyubahiro. Turabona rero kunesha k'umuntu w'insuzugurwa kugenda kugeraho ku byerekeranye no gushyira hejuru wa munsi w'ikimenyetso cy'ubutware bwabo nk'uko babyihamirije muri bya byigisho twabanje. Usubire inyuma urebe muri Daniel igice cya 7 ibyo twasuzumye ndetse n'igice cya 8. Mana ikomeze kudufasha kugira ngo turusheho guhanga amaso iby'ibi bihe. Turi kuvuga noneho ibitaraba, ariko turi kubirebesha amaso yacu n'uburyo biri kugenda biba bisohora. Mana ifashe nge nawe kugira ngo turusheho kugira amaso y'umwuka abasha kwitegereza. Reka nsoreza ahangaha. Tumaze kureba imirongo guhera ku murongo wa 21 kumugeza ku murongo wa 29. Tumaze kubona iby'umuntu w'insuzugurwa ukomeza kugarukwaho, ndetse no mirongo isigaye iki gice tuzakomerezaho ejo, ari bo butegetsi bw'ubupapa. Uno mugabane tumaze gusuzuma wadusobanuriye ibyerekeye kuzamuka kwe nuko yigaruye ubutware bw'isi. Tubona iby'intambara z'abanyamusaraba zavuzwe ku murongo wa 25 kandi zakurikiwe no gukomereka ruguma rwica ku murongo wa 26. Ariko yongera kwiyubaka mu buryo bw'igitangaza ku murongo wa 28 n'uwa 29 maze gusorezaho, ndetse n'uwa 30 tuzaheraho ejo. Ejo rero tuzakomeza tuganira ku biganiro n'abaprotestani bayobye ku murongo wa 30, bigomba gukurikirwa no gushyirwaho kw'ikizira cy'umurimbuzi ku murongo wa 31, kandi kizakurikirwa nacyo n'ibihe by'akaga bivugwa mu mirongo ya 32 kugeza 35, aho abigisha bazi Imana yabo bazamamaza ubutumwa bwiza batitaye ku magara yabo azaba ari mu kaga. Kizaba ari igihe cyo kuvuga kwijwi rirenga cyo mu byashu igice cya 18, kandi bikurikirwa n'igihe cy'akarengane gashishana ubwoko bw'Imana twiteguye. Ndagusaba kugira ngo ukomeze gufatanya nanjye gushuzuma ano makuru. Tugeze mu makuru y'ingenzi cyane, amakuru arebana n'iki gihe nyirizina. Imana igufashe je nawe kugira ngo twite kuri ubutumwa, kandi igihe tubwitaho dusenga. Ijuru ryasezeranya amasezerano akomeye cyane, ngira ngo nkwibutse, ryaratubwiye ngo nukuri Uwiteka Imana ntizagira ikikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibishwe byayo. Ni isomo dusanga muri Amos igice cya 3 umurongo wa 7. Mbese niki cyatuma tutaza mu byanditswe byera ngo dushakashaka twungurwa ubwenge? Rega guhishurirwa amagambo y'Uwiteka guhabaswa ubwenge, niko ijambo ryavuze, niko umunyezaburi yavuze. Kuhishurwa amagambo y'Uwiteka kuzana umucyo, kugaha abasuka ubwenge. Imana iduha uwo mucyo, Imana iduha ubwo bwenge ngo dusobanukirwe n'ibihe turimo, tutariganwa n'uburiganya bwa Satani. Gukora k'uwo munyabugome kuri mu byo butangaje cyane bw'amayobera, harimo uburyarya buteye ubwoba. Nshuti zanjye, dushikiwe gushikama ku ijambo Imana yavuze, kugira ngo igihe kidasanzwe gukora kwa Satani ko muri iki gihe giheruka kutatukoyokana muri ubwo bugome bwe. Erega burya n'abakinnyi b'umupira igihe bakina bageze muri finale, umukino wenda kurangira, biba bishyushye cyane kuruta icyo gihe. Kiba ari igihe kidasanzwe, abantu bashakisha ibitego. Nuko rero n'urugamba nuko rumeze, urugamba rugeze mu mahina, tugeze mu bidasanzwe, kandi ibyo twinjiyemo tugiye gusuzuma twitonze. Twari dutangiye kubyinjiramo. Ino mirongo isigaye igiye kutwereka ibyenda kubaho vuba. Imana izagufashe kugira ngo ukomeze kubana nanjye, niko nsenga ngusaba, kandi nsaba Imana kugira ngo izabigufashe mu izina rya Yesu. Reka dufate umwanya dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Tugushimiye kujya neza kwawe kwinshi kwabanye natwe muri iki cyigisho gikomeye kitwereka uko rya hembe rito ryazamutse, ibikorwa byabiranze,
ntabwo twari twabimenye mu gice cya 7 ndetse n'igice cya 8, wemeye ko tubimenya muri iki gice cya 11 ngo tubone uko ibintu byagiye bikurikirana n'uko urugamba rw'ikiza n'ikibi rwakomeje, ndetse dusobanukirwe n'intambara tubona z'uyu munsi, tugasa nkaho tubibona nko mu buryo bwa politiki, ariko birimwo ubwire bukomeye bw'intambara ikomeye hagati y'ikiza n'ikibi, intambara iri hagati ya Kristo na Satani. Duhe kuba mu ruhande rwa Yesu kuko ari uzanesha urugamba nk'uko twamaze kubibona, kandi duhushe kurushaho gusobanukirwa n'ibyenda kubaho ngo bye kudutungura, ahubwo tubigiremo tubizi rwose. Watubwiye amagambo akomeye cyane y'uko ubuhanuzi bwa Bibiliya bumeze nk'amatara maremare ku muntu utwaye imodoka, ngo asobanukirwe ibiri kure ye. Nuko ruze kudusobanurire ibyenda kubaho ngo tubeho nk'abanyabwenge, twe kubaho nk'abadafite ubwenge, tubeho tuzi iyo turi kwerekeza, tuzi n'urugendo dushigaje kugira ngo tugere i Siyoni, umurwa waduteguriye. Uzaduhe kuba muri uwo murwa, kandi asabira abana bakomeje kwiga ibi byigisho cyane kugira ngo wasukire ku mwuka wawe wera, utwuzuze umwuka wawe wera kugira ngo dusobanukirwe, tube mu mugabane w'abanyabwenge bazarangurura ubutumwa kugira ngo baburire isi yose. Tumaze kubona ko ari igihe kijwi rirenga kigomba kurangura, ibyaha by'Abaroni bigashyirwa ahagaragara, iby'uyu mugabo w'insuzugurwa n'umuntu w'insuzugurwa bigashyirwa ahagaragara kugira ngo atayobya abantu. Uduhe gushikama, uduhe kuzura umwuka, uduhe kuzura imbaraga zikomotse mu ijuru, utuye mu rugande rwa Yesu muri intambara ikomeye. Niko gusenga kwanjye mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo, amen.